Hello, amakuru yanyu murakomeye. Nizere yuko mumeze neza. Nkuko bisanzwe ndi Chantal Hakiza, mama w'abana batatu, ndi mariye, maze imyaka 15 nubatse, ntuye muri Amerika, muri leta ya Georgia. Atlanta niho Imana indindiye n'umuryango wanjye. Rero uwa gatatu mwiza, nkuko bisanzwe murabizi ko ku munsi wa gatatu ni wa munsi tujya imbere y'Imana, duhamagara Imana yacu kubwo abana bacu Imana yaduhaye. Wa mupapa ndi kugana n'uwo muri uyu mwanya, wa mama ndi kugana muri uyu mwanya, umva yuko ugomba gusengera abana bawe. Sengera abana bawe kandi nabo bigisha gusenga kugira ngo nabo bamenye ko bagomba kujya imbere y'Imana. Umunsi wa gatatu twirirwa twiyiriza ubusa kubw'abana bacu, dusengera abana bacu kugira ngo Imana yacu yo mu ijuru ishyire protection ku bana bacu, kubera ko hari hanze bajya umunsi ku munsi, hariho byinshi bategereje, bajya ku ishuri, bahura n'abantu batandukanye, bahura n'abantu bafite imyuka itandukanye, bahura n'abantu bemera Imana, bahura n'abantu batemera Imana. So urumva yuko baba bari ahantu hatumvikana. So rero kandi hari hanze hariho abantu bafite imico mibi iteye ubwoba, batumwe n'umwanzi Satani kugira ngo baze bangiza abana bacu gusa. Ndakubabwira kenshi cyane, hariho abana benshi bamaze kwinjira mu madroge, bamaze gukolonizwa n'amadroge, kandi barabyinjijwemo n'abandi bantu, bakabyinjizwamo n'abantu bakuru. Hari hanze hari abantu bakuru biteguye kwangiza abana bacu, sibyo? Hari hanze hari abandi bana, abantu bakuru bamaze gutraininga, biteguye kwangiza abana bacu, kubashyira mu madroge, kubashyira mu butinganyi. Abana bacu ibyo byose bibegereye, biba biri uruhande rwabo, kandi biba byoroshye cyane kugira ngo bibakurure, kubera ko baracyari batoya, baracyari kwiga, icyo babonye baba bashaka kukiga. Rero kumusengera bimufasha kugira ngo amaraso ya Yesu Kristo aramutwikira, noneho Imana akaba ari imuyobora. Usabira umwana wawe inshuti nziza, inshuti zimuzana kuri Yesu Kristo, inshuti zimuzana ku Mana, inshuti zimwegera zikamuganiriza ibintu by'ingirakamaro. Za nshuti mbi zose ukazirukana mu masengesho, sibyo? Wa mama turi kuganira, umupapa turi kugana muri uyu mwanya, sengera umwana wawe. Sengera umwana wawe, wirukane imyuka mibi y'abapfumu n'abarozi ku bana bawe. Hariho benshi bareba umwana wawe bakajiginywa, bareba umwana wawe bakumva bagize ishyari. Ibyo byose ubisenye, numara gusenya imyuka mibi y'abapfumu n'abarozi, deje ibingi byiza umaze kubisenya ku mwana wawe. Watura abana bawe mazina, wirukane za karande ku mwana wawe. Za karande biriya bituruka kuri ba nyogokuru, ba sogokuru bande, bari barogaga, bari batekeraga, bari bakoraga ibintu bitandukanye, byose ntibigere ku mwana wawe. Hariho abantu muri kino gihe, abantu bamaze gukura, bamaze kuvamwa abagabo, bamaze kuvamwa abasore, bamaze kuvamwa abagore, bamaze kuvamwa abakobwa beza, ariko bafite za karande zibirukankaho, kubera ko ababyeyi bacu ntago bigeze bafata igihe ngo birukane za karande ku bana babo. Ugasanga iki gihe ni twebwe turi kwirukana za karande ku giti cyacu, ariko nta gihe cyo gukererwa ku bana n'Imana. Ariko rero mwebwe mwagiriwe amahirwe yo kumenya, ndabasabye mbinginze ngo mutangire mwirukana izo za karande. Mwirukane inyatsi iri buzi ikaka umwana wawe, ikamukuramo ubwenge, ikamukuramo mpemke, agasigara ameze nk'ikintu cy'ikidebire, agasigara agenda nk'umuntu w'ikizezenge. Ibyo byose urabyirukana, sibyo? So icyo gihe rero numara kumusengera muri icyo gihe, ubundi mu gitondo murabyuka. Nkanjye muri ubu ngubu maze kwitegura, ngiye kujya ku kazi. Mbere yuko njye ku kazi, nje kugira ngo mbakorere video n'abana, ndagira ngo ubwire ngo twabyutse mu gitondo, ngere umutwaye wanjye dufatara mu biganza, abana bacu bari ku ruhande, twese tuhamagara Imana, sibyo? Kubera ko bagiye kujya ku ishuri, nanjye ngiye kujya ku kazi, umutware wanjye nawe hari ibyo agiye kujyamo, sibyo? Icyo gihe rero ndagira nkubwire ngo connection iri hagati yacu. Nawe rero byuka mu gitondo, muhamagara Imana n'umugabo wawe n'umugore wawe n'abana bawe, sibyo? Niba wubatse, niba utubatse, ntacyo bitwaye guhamagara Imana ku giti cyawe, sibyo? Muhamagara Imana mu gitondo,
muhamagara Imana hagati mu munsi, muhamagara Imana musoza amasengesho ku mugoroba. Amasengesho dukora kuwa gatatu na amasengesho yo kwiyiriza. Ukiyiriza ubusa, hariho byinshi wasengera umwana wawe. Hari ibyo ubona byinshi bitagenda neza ku mwana wawe. Urabona mu ishuri ari gusubira inyuma, musengera Imana imuhereze ubwenge. Urabona hari ibintu byinshi cyane ntazi ngewe biri kugenda ku mwana wawe. Bisengera Imana, byose irabikora. Imana imukurayo akongera akaba umwana muzima. Narababwiye, nabahaye ubuhamya bw'ababyeyi benshi bamaze kumpera gutanga ubuhamya, bambwira kunta amasengesho yo kuwa gatatu yahinduye abana bawe. Rero nawe uri kundera muri uyu mwanya, hari icyo Imana yakora ku bana bawe. We basengere, kandi noneho ubigisha no gusenga, kubera ko buryo uri kubasengera iyo muri kumwe nabo biga gusenga. Nk'ubu abana bacu bamenye gusenga kubera ko dusenga kenshi turi kumwe. Iyo tuvuze tugiye gusenga, abahita babyumva directement. Niyo baba bari kure yanjye bakumva baravuze dusenge, directement bahita bazimya ibintu byose, bakumva yuko tugiye guhamagara Imana. So rero bigishe no gusenga, babwire ko Imana ari nziza, babwire ko Imana ishobora kubakorera ibi, babwire ko Imana ishobora kubakorera ibyo ngibyo. Bizatuma begera Imana cyane kurushaho. Ubabere umubyeyi mwiza, wa mubyeyi ubaganiriza, wa mubyeyi ubasanga. Niyo bavuye ku ishuri, reka kubareka gutyo ngo bahite bigendera kuri za electronic, bahite bajya ku matelefone, bahite bajya ku mateleviziyo. No fata igihe cyo kubaganiriza. Abana reka kubatererana abakozi. Abana reka kubajyana muri deke wumve ko ari bagomba kubarera gusa. We ntacyo ugomba gukora. Nibagera mu rugo ntagire ikintu kimwe ushobora kuba wabaganiriza. Umva yuko ugomba kuganiriza abana bawe. Baragukeneye. Abana bawe baragukeneye, bakeneye kuganira na mama, bakeneye kuganira na papa. Wa mama uri kundeba, wa papa uri kundeba, mwebwe mwubatse, mujye mugerageza kujya kuri table hamwe. Kandi mumara kugera kuri table hamwe, mumaze kwicara hamwe, mugiye kujya gusangira mwese, buri wese akicara, mugafata ibyo kurya, mugatangira mukarya, mugatangira mukaganira, mukabaza uko umunsi wagenze, byagenze gute. Abana ni beza cyane, barakubwira uko byagenze ku ishuri, barakubwira ibyo banyuzemo ku ishuri. Hagati aho ngaho ugenda ufata kimwe, bya bindi biri kumugora mu ishuri, yamwe amasomo atari kugenda neza mu ishuri. Hagati aho ngaho uzajya ugenda umenya ibyo ugomba kujya unasengera, kubera ko wamuganirije. Kuganiriza umwana bituma umenya ibintu ari kunyuramo muri uyu mwanya. Gushakira umwanya umwana wawe. Ntabwo mbabuje gukora amafaranga mu by'ukuri, ariko gukorera amafaranga ari kugira n'igihe cyo kuganiriza umwana wawe. Kuko uyu mwana wamushize hano kuri iyi si kugira ngo bigende gute, umubere umubyeyi. Rero mubere umubyeyi, mubi ruhande, muganirize kenshi gashoboka. Ababyeyi b'abapapa ndashaka kugira ngo mbegere. Ababyeyi b'abapapa reka nkubwire ikintu. Muri iki gihe hariho abagabo benshi bakomeretse, hariho abagore benshi bakomeretse, hariho abasore benshi bakomeretse, hari inkumi nyinshi zikomeretse kubwo ababyeyi babo, uburyo babareze kera. Ugasanga umubyeyi w'umupapa ntabwo mureba, umwana n'uw'umugore. None muri kino gihe bafite ibibazo byinshi cyane, bamaze gusaza, noneho batangiye gukina n'abana nabo bafite ikintu bamaze kubanga. Bamaze kubanga ko niba bumva bashobora kuba bagira umutima wo kugukunda kandi waramukoreye ibintu bimeze kuri we ari umwana. Kumukubita ukamukubita nk'inzoka. Kwanga kumwishyurira ishuri, ni benshi cyane mpura nabo bari kunganiza. Iyo ngize ku munsi wo ku gatanu, abantu benshi banganiza ibintu bitandukanye. Kumwihakana. Umubyeyi umwana yakwirukankira ngo aza guhobera ukamusunika akaba yikubisa hasi. None ubu ngubu yamaze gukura, yavuye nk'umugabo mwiza, yavuye nk'umugore mwiza, niyo mpamvu atari kukwitaho. Mwaba papa mwe mumaze gukura, mwumve yuko hari ikosa mwakoze, musubire ku bana banyu. Abana banyu mubegere, mubasabe imbabazi kuko byo mwabakoreye kera. Abana barababaye cyane. Abantu bakuze bakuriye mu buzima bubi bwabo, nibwo gukubitwa bwabo, nibwo kugira gute, barababaye cyane. Banze ababyeyi babo, bazinutswe ababyeyi babo. Niyo mpamvu kugira ngo muri uyu mwanya, wa mpapa uri kundeba muri uyu mwanya, ndagusabye nkwinginze, ujye ushakira igihe umwana wawe. Umwana wawe nagushaka kubone, umwana wawe umwishyuriye ishuri, umwana wawe akubone ku ishuri wabo. Niba bahamagara mu nama yo ku ishuri, umwana akubone, sibyo? Abone nawe papa yaje mu nama, ntaba ari mama gusa wenyine ukunda kuza mu nama.
abone papa umwegere umuganirize. Mwaba papa mwe mwegere abana b'abahungu banyu mubaganirize, mubabwire byinshi bishobora kuzabagira abagabo beza. Ntibazamare gukura, nibamara gukura bazavemo abagabo babi, abagabo bahorana umushiha, abagabo bahorana ibibazo bitandukanye kubera kutigeze ubigisha. Wenda nawe ushobora kuba ufite icyo kibazo cyo kuba utagira gute, udashobora kuba wakwicara mugane na madamu wawe, ariko ndagusabye ngo umwana wakubone, kubera ko uyu mwana uri buze kurera, uyu mwana uri gushimisha, uyu mwana uri gukora ibi n'ibi bitandukanye, ndagira nkubwire ngo hari icyo uri kwikorera mu kazoza kawe. Numara gusaza, numara kudafite imbaraga, uyu mwana ni wazakwegera, uyu mwana w'umuhungu ni wazakwegera, uyu mwana w'umukobwa ni uzakwegera. Abana b'abahungu ni bafitanye ibibazo na base kubera kuntu babakubitaga kera bari abana, kubera ko byinshi bibi cyane babakoreraga. Ugasanga nyina w'umuntu ni buri kwihandagaza akora ibi n'ibi, abagabo banze kubikora. Hari abagabo babikora n'ubu ngubu. Hariho umugabo udashobora kumenya igihe umwana yavukiye, hariho umugabo utazi umuganga w'umwana we, hariho umugabo utazi ishuri umwana we yigaho, hariho umugabo utazi umwarimu yigisha umwana we. Ubwo se wumva hagira umubyeyi wuhe? Ugasanga ibintu byose ni umugore wawe ubikora. Ukabaza umugabo ikintu ngo yangu reka mbaze madamu. Ese uwo mudamu nawe atakiriho, abana basigaranye nawe bizagenda gute? Abana uzabarera gute? So mwaba papa mwe mwige kubana n'abana banyu neza. Bara abana b'abahungu barabakeneye, bara abana b'abakobwa barabakeneye, mwige kubaba hafi. Bamama bo nibisanzwe, twebwe tura urukundo ku bana bacu, nibisanzwe dusanzwe tubahereza urukundo. Bamama namwe musengera abana banyu, kubahereza urukundo no kubasengera nabyo bizabafasha cyane, sibyo? Ugasanga hariho ikintu umuntu ejo bundi yanganirije, numva birambabaje cyane. Nari ndi kumuganiriza ku munsi wo gatanu, mubwira nyine ko ntagomba kubana na papa we, ko ntagomba kubana n'iki byose. Yambwiye ikintu, ni umusore yarambwiye ati reka nkubwire ikintu Chantal, mu buzima sinshobora gukunda papa wanjye. Papa yaranyihakanye. Papa yaranyihakanye kuva navuka kurinda ngeze mu ntuze maze kurangiza secondaire. Nicyo gihe yatangiye kuza kumvugisha kubera ko yamaze kubona ko ndangije secondaire, ntangiye kugira akazi keza, atangira kuza kwinyegerera. Aravuga ati ariko sinshobora kumukunda, nashaka ntazampereza umugisha, nashaka ntazagire gute. Ubwo urumva yuko icyo kintu umuntu papa we yaramubyaye, amubyara ku wundi mugore. Nyuma yaho ngaho ashatse undi, uriya yashatse amwangisha uriya mwana we. Umwana we yaza kumureba akamwirukana, umwana we yashaka kumuganiza akamwirukana. Kurinda arangiza secondaire, amaze kurangiza secondaire abona akazi keza, atangira kujya mwegera. Mwaba papa mwereka mbabwira ikintu, mwabagabo muri kunyumva muri uyu mwanya, mujya gusambana kuri bari abagore mwateye amada. Ntabwo umwana wanyu yaje ku isi yigeze abigiramo uruhare. Ibibazo ufitanye n'uriya mugore ntabwo umwana wanyu agomba kubigenderamo. Ugomba kumva yuko nikosa wakoze, warasambanye, havamo uriya mwana. Uriya mwana ugomba kumurera. Yaba n'uwo mugore washatse ugomba kumwumvisha yuko wabyaye umwana, ugomba kumurera. Ni inshingano zawe, uko byagenda uko ariko kose uriya mwana ni inshingano zawe. Ugomba kumurera, ugomba kumuba hafi, kubera ko namara gukura, reka nkubwire ikintu, ashobora kuzagukorera ubugome udashobora kuzikuramo. Ushobora kuzajya uhoraho uganya, uzajya uhoraho urira, kandi uracyafite igihe cyo kugira ngo wegere uriya mwana umuganirize. Ibibazo wagiranye n'uriya muntu mwaryamanye ntago bireba umwana na gatoya. Uriya mwana yamaze kugera hano ku isi, akeneye ababyeyi bagomba kumurera. Kumugira ngo wamaze gushaka umugore, ngo ntago umugore wawe ashobora kukwemera kujya gushaka uriya mwana wawe. Ntago umugore wawe, abana wabyaye n'uriya mugore nibo bana bazima. Reka nkubwire ikintu wa mugabo, uribeshya. Ndagusabye nkwinginze ngo ukanguke mind yawe,
wumve yuko hari umwana wabyaye, uriya mwana ugomba kumurera uko byagenda uko ariko kose, uriya mwana ugomba kumwegera uko byagenda uko ariko kose. N'uwo mugore washatse mubwire ko ufite umwana hanze hariya, niyo biri ngombwa umuzane mu bandi bana, niyo bitari ngombwa murerere hariya ari, umushakira igihe ujye umusura kenshi gashoboka, ugende umuganirize. Ibibazo wagiranye n'uriya mugore ntago bireba uriya mwana habe na gatoya, sibyo? Mwabagabo mwihakanya abana banyu, ni mwebwe ndi kuganira namwe kuko ni benshi kumaze kubona amaraporo menshi cyane. Ubwo rero Imana ikomeze kubamera umugisha, murera abana banyu, mubegera kenshi, mubaganiza kenshi cyane, mubabi ruhande, sibyo? Kubera ko kuba biruhande kenshi cyane bizatuma mumenya ibibazo biri kuba hagati yabo, muzatuma mumenya ibiri kuba ku ishuri, aho bagenda aho bahagarara, ibiri kubabaho byose. Kubegera kenshi gashoboka cyane, kubaganiza kenshi gashoboka cyane, kubasengera kandi bigisha gusenga. Ubwo rero Imana ikomeze kuba umugisha. Ntimwibagirwe nanone nongere bisozerezeho gusengera abana banyu. Mugomba gusenga mu gitondo mubyutse, mugasenga hagati mu munsi, mugasenga nanone ku mugoroba nyuma ya saa 12 mushoje amasengesho. Urashobora kubikora ku munsi wo ku gatatu nkatwe, cyangwa ukashaka n'undi munsi ugomba kujya ubikora ukiyiriza ubusa kubw'umwana wawe, kubwo byinshi ushaka yuko umwana wawe agomba kugeraho. Ubwo rero Imana ikomeze kuba mpera umugisha. Ndabakunda cyane. Yari Chantal Yakizamu uko bisanzwe. Bye bye.